Allo. Kevin umeze utese? Meze neza Gakwe. Kevin ndagukunda cyane. Umva Gakwe mbabarira kuko nta mwanya ufite mu mutima wanjye. Ariko nanjye ntabwo nkeneye umwanya mu mutima wawe kuko ndabizi utendetse nkashira umutete. None se ubwo ukaba ushaka uwuhe? Ndashaka kuba mu mutwe kuko mba mbona nta kintu kirimo. Allo. Allo. Ni wowe madamu Kevin? Yego ndi. Kare nageze iwawe ndakubura amasanga abana. Yego nagiye mu kazi. Okay, rero ninjye Gakwege uri kubarura abaturage batuye mu mudugudu wacu. Okay, none se nago wabaruye abo wasanze mu rugo? Oya nago byakunda, nago nabikora nyiruruga dahari. Okay, ubu ngiye kugera mu rugo noneho nari biwaza. Ni wowe nyirurugo se? Cyane rwose. Yamaye ngari kuzika abagore mwiteretse umugabo wawe sari? Ahari sara kureba. Sorry, ariko se Madame Kevin hafite amaso koko? Nubona hatayafite uhatiza yo yawe. Mabuja byumvikanye. Nuko rero uzubarure cyangwa ubireke. Erega si ngombwa kuzaho no kuri telefone twabikora bigakunda pe. Okay, mbaza ibyo mbaza rero. So, ahiwanyu rero muhaba muri abantu bangahe? 14. Okay, ko numva muri soko n'amaduka ariko aho hari ikigo cy'amashuri. Oya. Okay, muba mu nzu ya kadasiteri. Ese ubundi urayimbaza we ni wayibonye ni wageze mu rugo? Harya kandi koko. Murya kangahe ku munsi? Ibyo se kandi nabyo ni ngombwa. Cyane, erega tuba tugomba kumenya niba muticisha inzara abo mwabyaye. Okay, tujya 3 ku munsi. Ntiwumva se? None se wabyaye abana bangahe? 13. Yamaye ubwo se bose bababyaye ku mugabo umwe? None se hari uwo wabonyemo usa nka so? Allo. Allo. Mugabo mwiza nutaha wibuka unyure kuri boutique utahana ibyo guteka dore ngiye nabuza kanya. Iki kandi. Ariko madangiye Gakwege kuri boutique ngiye guhaha intoryi na karoti koko ndi umuntu w'umugabo. Cyane ibyo nibyo bita uburinganire. Ariko zikari ibyo mise nibuka yuko ku kagari batubwiye yuko ngo icyo umugabo yakora n'umugore ngo yagikora ubwo ni icyo umugore yakora n'umugabo yagikora. Cyane ahubwo gira vuba ugenda unateka. Biki? Kandi wibuka uzane n'umunyu ikindi ngo Korodine aragusuhuza. Korodine uhese kandi? Nawe da. Gakwege wanje nakubwiraga ngo wibuka ugure na ka korogati. Byari bincanze da. Ibiki se bigucanga kandi mugabo mwiza. Ukuntu hise umenya yuko ndi kumwe na Korodine? Ngo muri kumwe? Cyane rwose turi kumwe. Muri henga iyo mbeshu y'umukobwa nze nyibe n'agahanga. Nyine turi hano hafi na boutique. Umva ndaje murambona. Allo. Allo. Ngaho kamupye sekani. God have mercy upon us. Gakwege ni urwenya ikikinyarwanda cyakera abantu bose baraseka baranyuwa n'urwenya bavuge tuje ubusazi niko buryohe bw'ibigereranyo abakuru n'abato banyurwa Gakwege gikomeza kuwusetsa iseke n'isarare agaseke k'urwenya. Allo. Gakwe murihe? Ariko madanyuma yo kunkupa uri no kumamagara mu izina ngo Gakwege. Ndakubajije ngo mwicaye he ko nababona. Ariko se wabanje ugatuza. Nuzi biki mbwira aho muri gira vuba. None se wowe uri? Ndi hano imbere ya boutique. Okay, ngaho ugeze kuri boutique aha ibyo uhaha ugenda unateke dore nge nibereye ku kazi. Uno musenzi birangiye nimero ye nyibonye yari yaramburutse sha. Se yumvaga ko nazayibona. Allo. Gakwe amakuru. Ni meza. Ko mwatwanze sera. Turabanga se tutanabanga.
urahazi? Iki Gakwe ngo ntabwo nzi. Reka ntago nkuzi kandi ntiwaba uri na Mumbebe kuko Mumbebe ntago afite akazwi nk'aka kabeba bafatiye mu mutego. Ubwo ushatse kuvuga iki? Hari icyo wumvishe mvuze se? Ngo ntacyo uvuze. Urifashe unyita imbeba. Nakuvuza akabeba. Ibyo ni wowe ubyiyi se ahubwo uri akabeba cyangwa uri ikibeba? Ariko mana yanjye. Nanjye wibuke ko iyo mana ari yanjye ariko. Kwanza ibyo birakureba Gakwe. Bigira amaso se? Ubitiza yo yawe. Ariko se ubundi wa mukobwa ubundi njye Gakwege ninde wakuntumyeho koko? Umva na wakuntumye ninjye wakwitumye. Nyuma yo kunyituma wanyitumye he? Aho abandi bituma. Harya bituma he? Umva Gakwe mbabarira ngende Kevin. Uretse gato ushatse kuvuga kuri Kevin aho kwa Jean Claude? Buretse iki ni wenyine. Yamaye azaguhe ninde? Indese Ndende. Ubwo se Gakwe nyuma yo kunyambura ukarenzaho no kumboroka wumvaga ko natira abandi? Ariko ko kuranyumvira ese ubwo kuki namenye ubwenge ngo mbaboroke mwese ko? Imana ishimwe rero kutabugize ngaho nyishyura. Harya Kevin sinakubwiye ko ngiye i Kigali gushaka amafaranga nk'umusazi kugira ngo nzahite nkwishyura? Yego. None dore ubusazi bwaje mbere y'amafaranga ubwo se urambaza iki keba nayo? Kwihorera nuko nari ndi kwiborosa. Changa. Vet uri hehe? Anga no waje kureba umuhungu waguteye inda. Uwo numva se ni papa wawe uvuze? Ntabwo yaba ari bose abahabwiwe n'ikira. Papa. Yego niyo nguri. Urajya hehe se mushenze? Gakwege ni urwenya icyo kinyarwanda cya kera abantu bose baraseka baranyurwa n'urwenya bavuge tuje ubusazi niko buryohe bw'ibigereranyo abakuru n'abato banyurwa Gakwege gikomeza kuwusetsa iseke n'isarare agaseke k'urwenya Gakwege n'ibyishimo muhumure rutwike amashushu. Uyu arine ninde? Ndakubwiye ngo nubwo uri kwiboroshesha utari kubasha kuvuga ndavana nyine uyu arine ninde? Ntasoni wowe. Umva ibyo uri kwigira byose. Uyu arine uransobanurira arine ninde? God have mercy upon us. Ntasoni wowe. Arine. Urambwira arine uwo ari ibyo wakwigira byose. Ukumva kiri kureba. Ubundi wabaye gute? Wabaye gutera? Ukunganurira ibiki? Uransobanurira arine ninde? Ikibazo ndi kukoza wacyumvise nkanura gutya. Borosi ibyo borosi ukavuga unze nsobanurire uyu arine ninde? Umva reka nicare ngutegereze ibyo wakwigira. Umva wakiborosa wagira gute? Ngiye kwicara hano ndava hano ari ukumbwiye ngo arine ninde wakiborosa wagira gute wakora iki? Ntabwo mvana utambwiye arine ninde ibyo wakigira byose. Urambwira arine ninde utinyuka ngewe nshinyuma kuri arine uyu arine ni uwahe? Uriborosa amasanga ibyo wakigira byose ndava hano ngiye uyu arine ninde? Ntasoni ukajya kunshinyuma kuri arine warine se ubundi ameza atandushije. Ntasoni. Ahubwo kubera iki uri ndashima? Ntasoni. Ngeze no kuri ba Arine. Ubwo ejo nzabona mutoni bande bose na ba Anje. Bana we ako narumiwe pe. Urajya hehe? Garuka hano ngewe abantu uri kutwanya ibyarinde. Urutekereza ko njye naje hano nkavose? Urambanza ubwire Arine ninde mupanga iki mupaki? Kurya mwandikirana ngo sharinga ibiki n'ibiki? Reka nkubwire reka mbanze njye kuri toilette ngaruka waraje kwiborosa. Uriborosa urambona ukiborosa amasaha ngaho. Ndaje nkwereke.
agaseke k'urwenya gakwege n'ibyishimo muhumure rutwike amashusho uri kujya he hagarara nk'abandi usobanura ibyarine nta soni urashize none aka kanya ngiye kuri twese uborosa vava kugira ugende banza uhagarara ngo usobanura ibyarine byo wigize uyu munsi urambona urashize none urandebera ngo urambona ukongera ukabona ariko umva nkubwire ikindi kintu cyari kinzanye hano utagira ngo ninje no kugura bya danje umenye ko ntwite ugeze nguke ndatwite kandi none igisekeje na papa yabimenye yabuza mbaza ngo utuye hehe ngaza kureba ntike yanjye ntite yande ntite yawe n'umara ntite yande mva mubwire unyitiranyije na korode none ubonye yuko wanyita korode korode siwe wambwira ngo niwe besito wawe besito wawe besito papa we yabimenye papa yabimenye none igisekeje yabuza mbaza ngo utuye ngaza kureba noneho ubwo njye ndabona wanciye amazi nyine wese tuvugishwa by'ukuri niba uzi ko iyo nda yagiyemo reba he nzi yuko reba he wowe so witeye ureba he none se uretse gato ntabwo naguhaga angahe yo kugura akantu kiki se kiki narayariye ese papa warabizi nakubwiye ngo papa yahoza sinzi ko ubungubu ataramenya hano ahubwo umva mubwire ufite ibibazo tuntu kwivugisha ngo ngaho ariko umuntu wateye inda bamufunga imyaka ingahe aho baragufunga burundu umenye ko nta n'imyaka yo bukore mfite mfite imyaka mikeya pe si wambwiraga ko ufite 23 23 se ID yanjye wabonye none ndimo ndavugisha we wigize busy ariko nari ndimo kwiborosa izina ry'Imana ndimo kwiborosa naje nsanga kwiborosa nari ndi kwiborosa urasoza njya kuri toilette mvuye kuri toilette umbonye urongera borosa oya nuko ari akantu k'inyama nari ndimo kujya numvishe nari ncoye ukumvisha ari uko umbonye ngarutse se waretse se nanjye nkavuga niba kuko ndi umugabo naraguteye inda reka mvuge none niba naraguteye inda ugomba nyine kwihangana ubwo nyine byarabaye ariko reka mvuge ngewe uje usanga ndimo kwiborosa nyuma yo kwiborosa ndangije ngiye kugenda numva akantu kamfashemo hano k'inyama katavuyemo mpita mbikora agene mpita nyine nongera nsubiramo nimutumva n'icyongereza agene nyine mpita nangira nsubiramo ni gute wambwira yuko y'amasegonda angahe ahavuyemo umwana ariko ngiye uko bizigatinda ahubwo biteguye kuba papa cyangwa ngo uteze papa ariko shari mukaze gutera ubwoba hano aranamaze we ariko ugereka ngiye nta muntu Gakwege ujya utera ubwoba izina ry'Imana iyo nda ntabwo ari ngiye ntabwo ari korode ndetse ni copy paste korode reka baze nkubwize ukuri nta muntu ujya untera ubwoba rwose bwita reka ndazitera ariko reba Esita Keza Florence abo bose bagiye banzanaho iyo mitwe bagasanga Gakwege ntandukanye nawe rero ntandukanye nawe turatandukanye cyane nta nawe duhuriye nare we cahanga muko cahanga uborera ina kwihore nuko nari ndi kwiborosa canga ve turi hehe anga no waje kureba wa muhungu waguteye inda uwo numva se ni papa wawe uvuze ntabwo yaba ari bose yaba habwiwe n'ikira papa yego niyo nguye urajya hehe se wa mushenzi Allo Kevin umeze utese meze neza Gakwe Kevin ndagukunda cyane umva Gakwe mbabarira kuko nta mwanya ufite mu mutima wanjye ariko nanjye ntabwo nkeneye umwanya mu mutima wawe kuko ndabizi utendetse nkashira umutete none se ubwo ukaba ushaka uwuhe ndashaka kuba mu mutwe kuko mba mbona nta kintu kirimo